papa we burya yahamagaye i Nyarugenge akababwira ati cyana cyanjye ni ikibwa ndakizi ariko ubwo bwacyo avuga cyande cya Mama Dusi papa we yarahamagaye mu Rwanda papa wa Mama Dusi ni nk'umubyeyi w'umucuti wanjye w'umunyamakuru umwe oya ntabwo muvuga wiyo ruguru u Rwanda rwanjye ndaruzi ruracokoza cyane mujye murwihana urumva se wa Mama Dusi ngo yarahamagaye ati umwana wanjye rwose namucubije naramubwiriye inama nyinshi kandi rwose fatanyije kumurera kandi murabizi ko nabo bahari umwana mugomba kurera namwe mukajya mungisha inama ati ni ikibwe cyane kigira ububwa bwinshi ariko nyamuneka mureke tujye dufatanya kukikosora no kukigira inama papa wa Mama Dusi ubwo nayo irategura nyine umukino wa Rutsiro nicyo cyambere abantu bamenya kuwa gatandatu ariko inarwana no kongera kwisubiza icyubahiro cyangwa nkuko yo yabivugaga iti ibyo twari twiteze si byo turi kubona rwose turi gukina nabi cyane Faustin rero abwire Rwanda n'ibisubizo byo kongera kugaruka ku gasongero Faustin rero buriya kuwa gatandatu nubwo wabajije hari icyo ugamije wiyirukira ariko uribuka ko twakomeje tukabaza umutoza ku bijyanye n'aba bakinnyi bahanwe barimo Mama Dusi ndetse na Dawuda Yusufu ko buriya ndicuza munsi uramutoza twaramuhasi ibibazo abonaga ashaka kuvuga yashaka gutobora se wasize se urumva hari utuntu ntagiye mubaza se gwenge twanjye tumukorogoshora rwose twanjye twashizeyo wewe ko n'urufaransa rwawe rwihuta nta kibazo ariko hari ibyo tutamubajije ntumayo none Rubavu se uzaburiye uzamubaza ubwo rero ngewe ubundi hari ikibazo cya Djibril Ouattara ngewe ibyanjye byari byanjyanye waranyuzwe hari cya Djibril Ouattara hari ikimikinire mibi nacyo numva twarakimubajije avuga ko azana rwa rwitwazo nyine rw'uko abo bakinnyi badahari ukibuke hakaba n'icyo cyaba Mama Dusi bahanwe tumubaza niba badashobora kubabarirwa sibyo niyo mpamvu yaje yagusubije ngo iki niyo mpamvu yaje nshimashima nyine avuga ati petit frère ndumva uri kumura nta murumuna w'umusaza cya yarakubwira ati murumuna wanjye ko numva cyakuncokoza cyane uranganya na 80 yanjye ibi urimo uracokoza Rotifi niwe navuze ntabafana bari kwinubira imikinire yawe urayihindura amajyara ndimanganya randimanganya amajyara amaze kundimanganya araza ati kuri umusaza mugenzi wanjye mwana wa mama bimeze cyakundesha karimo tuzishimira ko umusaza wawe ashobora iyo Mama Dusi yagusubije ngo ikize ubabare bababarirwa na ba Dawuda ubwo rero uyu mutoza twaramubaje tutese aba bakinnyi bawe waruvuze kuko nawe yaramaze kubavugamo ko bari mu babura ubyibuke Faustin tumubaje tutese ko imikinire itari kugenda neza bimeze bitaratubwira ati mwabantu mwe rero hari abakinnyi b'ingenzi ndi kubura avuga uwa Djibril Ouattara avuga Dawo avuga na Mama Dusi ndetse na Dawuda ubundi nge numvaga abahanwe agomba kubashyira ku ruhande kumva bari ni wowe urabizi ko ari wowe nawe wasabiye hano mugo gasabiye niba rero badarangira uratakutaka wakabaye abo ngabo mu butakisha ntiwakabaye ati yewe nanishimye ko Mama Dusi namubonye ahangaha yaje kureba match urumva umutoza ntenyeryenge ariko afite inzitwazo 660 azi kwinwigiriza neza urumva aratubwira ati rero bavandimwe Mama Dusi ati yagaragaje ubushake bwo kwicuza ko yakoze ikosa ati ndetse mbere yuko ajya hariya iwabo ati yasabye imbabazi aricuza agaragaza ubushake bwo kwerekana ko mu by'ukuri yiteguye kwisubiraho ibimenyetso yarabigaragaje by'uko yakwisubiraho atari ko uwitwa Dawuda we ntacye ragaragaza ko yakwisubiraho cyane cyane ko we Dawuda yarakiri iwabo we yataragaruka ariko agasa n'uca amarenga ko witwa Mama Dusi isaha n'isaha bashobora kugira gute kuba bamubabarira
ntabwo yavuze ngo turamubabarira uwitwa Mamadusi abantu babyumve neza kuwa gatandatu yarebye match abantu babyumve neza ntabwo yavuze nyine wese ufata ibyemezo urumva ariko yavuze ko Mamadusi ari mu nzira nziza yagaragaje ubushake bwo kuba yasaba imbabazi ndetse anemera ko ibyo yakoze ari amafuti. Leonidas Mamadusi yagarutse Kigali, ibyo ngibyo bihesha imbabazi akenshi iyo umuntu yemera ikosa ko rikoze ubwo amakuru naje gucukumbura Faustinho nuko ngo na papa we burya yahamagaye i Nyarugenge akababwira ati cyane cyanjye ni ikibwa ndakizi ariko ubwo bwacyo avuga cyande cya Mamadusi papa we yarahamagaye mu Rwanda papa wa Mamadusi ni nk'umubyeyi w'umucuti wanjye w'umunyamakuru umwe oya ntabwo muvuga w'iyo ruguru u Rwanda rwanjye ndaruzi ruracokoza cyane mujye murwihanga urumva se wa Mamadusi ngo arahamagara ati umwana wanjye rwose namucubije naramubwiriye inama nyinshi kandi rwose ndifatanyije kumurera kandi murabizi ko nabo bahari umwana mugomba kurera namwe mukajya mungisha inama ati ni ikibwe cyane kigira ububwa bwinshi ariko nyamuneka mureke tujye dufatanya kukikosora no kukigira inama. Papa wa Mamadusi ahamagara i Nyarugenge ababwira ko ako kadefo urabizi ko n'ubundi n'ubushize ubwo Mamadusi yakoroganaga bivuga ngo agiye kujya muri Macedonia ise wa Mamadusi yahamagara avuga ati Kigali kinawe ko kwinwiza ngo barakwicaza ukora shiramo imbaraga niba udashizemo imbaraga uzicara nukoresha imbaraga uzakina. Ubwo rero ngo papa wa Mamadusi yafasha abasaba na telefone z'umutoza barivuganira. Ubwo rero Faustinho amakuru angeraho buryo utuntu twanjye nkubita mbangura ambwira ko Mamadusi we nubwo nta kiraba nta ntambwe iraterwa ariko we ushobora kujya kuzabona ukabona baramubabariye kuko nk'ibihano bamuhaye Faustin sibyo yagarutse ageze i Kigali avuga ati nakoraho imyitozo mu ikipe. Peri ntabwo yamubwiye ngo garuka Ishurungi, yamubwiye ngo urajya muri Junior abamurangiye ku kibuga ejo ngira ngo video ejo ajya Kicukiro muri Eto yarageze abaza Didier kuko urumva barabanye mu mwaka ushize ba Didier na Ndori yarabazi uburyo basimbura Dariko arababaza ati ni Junior n'ingege ndiye gukora imyitozo barambwira ati bakubwiye Junior ati oya Junior ni yangabo Albert atoza na Romami ikorera hehe kuri tapi Nyamirambo. Mamadusi arongera asubira hanze yifatira akamoto ajya kuri tapi Nyamirambo kureba Junior yapera ikorera. Ugurumva niho babaye bamubwiye ngo ubukorera imyitozo muri abo bana ngayo amashusho rwose ko bari kuri YouTube arimo arakerakera araza Kicukiro kuri telefone ati ko mbona wundi arabibona rwose yamanjiriwe ugati ha hantu nje bukerakero urabizi reka numva ari ukubura yuki ngo habaye nk'inama n'urugero tuvuge nk'inama nk'ako kwa Rayon Sport uneka ushaka nk'inkuru cyangwa Rayon Sport ikanga ko winjira ugakomeza ukerakera ku tudirishya wega amahoro cya Juvenal kwa Rando yarakerakeraga ati nzanira agasitiro ugakomeza wigenzagenza wigisha kwihagarika winyuzanyuza mbese aho hafi udashaka kugenda ukagerekera aho hafi mpaka inama irangiye. Ahubwo wese ugukerakera ko we waburaga ko yaba ari mu gihirahiro yabuze ahajya Didier yamubwira ati nyamara aha bakubwiye ntago ariho asa n'ahari ikipe iruta iyo bakubwiye twanamujyanyemo ntadukandagira nakari dutora nibura niba bakubwira ngo ujya muri Junior urumva igihano ni igihano kandi urwacyakira buriya rero icyo ikiza cy'abakoze we nuko ukubahiriza amategeko ya kontra wewe niba Peri kubwiye ngo ujya muri Junior agereyo akorere ubwo nicyo gitawutangira agenda abakiri no muri za procedure zo kuvuga ngo ubwo nujuje ibi ngibi ushobora no kuba n'ababarirwa ngasubira mu ikipe nkuru mu buryo bwihuse ariko iyo wigometse nyine ahubwo ubona nka Dauda niba ari iwabo akaba Peri tabizi nyina we yubahirije nawe iminsi yubahirije 30 ye ayubahirije
akaza akasaba imbabazi ariko nawe nta kosa afite nawe nta kosa afite ko ntawe bamubwiye ko iyo wahanwe uba warahanwe nawe agarutse agahita ahamagara ati nakora imyitozo bitandukana na volontiyanyu ko mwitwara mu gihano ariko ntacyo wamushinja aho bitandukanye n'ibyo bya Mamadusi Mamadusi we nyuma nyine yuko urumva n'ababyeyi barahamagaye yakomeje gutakamba no kwerekana ko mu by'ukuri we afite ubushake bwo gukomeza gukinira ikipe ya APR amakuru akavuga ko ngo cya Dawuda cyo ngo cyakomeje kwigira intare Kiravuga ati mukubite mu nyirukana muyanga urumva nawe nakosa vitari oya mu gihano kiwe cy'iminsi 30 niba mubura 30 nyine mu gihe ariko cyangwa bazi ko kiri mu iperereza se bashobora kuba bari rumwe ndi bakamwirukana nabyo bitewe n'uko undi yasabye imbabazi babahanye ku itariki zingahe 6 z'ukwa ukwezi gushize kwa 9 oya byatangajwe tariki ya 10 z'ukwa 10 ni 6 z'ukwa 10 washize nk'iminsi 18 gutya oya reba nta post yawe wabishizeho nibyo nkubwira nyine kwagiye ari tariki ya 10 z'ukwa 10 nese murumva kwagiye tariki ya 10 nibwo mbona nibwo oya Mamadusi we ngo yaririmbye n'indirimbo ya Buhigiro aravuga ati Nyagasani ndashaka kwicuza kuko ibyaha byanjye ndabyemera yasabye ikigongwe rwose ko n'ikipe rumva yagiye muri procedure zo kumubabarira uko byumvikana nabanze yubahiriza ibyo by'imyitozo Leonidas utirera ikipe ariko ntigendere ku gitutu se cy'abantu bavuga bati garure dore ibitego byabuze aho yabarerera ikomeye cyane ko ejo bundi n'ubundi bazakugaraguza gati niba koko mwemera ko ari abanyamafuti igihano bakoze nibagihanwe aba mwarabikoreye iperereza ariko iminsi 30 Leonidas bashobora no kuvana mu gihano usaba imbabazi nabyo bashobora no kuvana mu gihano bavuga ko iperereza barirangije ryagenze gutya nabyo nari nkibikubwira mu minsi 30 nabyo birashoboka ko arahambirijwe undi n'abandi bababarira birashoboka ko wenda mushobora kuba banakwemereye ko bakosheje igihano ukakigabanya nabyo birashoboka ntabwo byaba ari bwa mbere bibaye cyangwa se ntibyaba ari guca igikuba ariko nanone ntimukoreshwe no kuvuga ngo ibitego byabuze n'icyo gitutu kuko banaza bikabura kandi igihe bari banahari mu minsi yashize n'ibitego byabonetse yes ngibyo ago ni ibyo rero watarawe twari twabasobanuriye